murabizi ko tuba tugiye mu mwanya wa IBTC Film School. Abangaba rero baraje ngo baguha ubumenyi bugiye butandukanye kugira ngo ujye ku isoko ry'umurimo ubashe gukorera amafaranga mu gihe gitoya cyane, ubundi ukaba rwiyemezamirimo cyangwa se nawe ukikorera ugatandukana no kugenda usaba akazi ahantu hagiye hatandukanye. Ndi kumwe rero n'abavuye muri IBTC Film School, yaba Aimable we turamenyeranye cyane, ariko hari n'umuyobozi mukuru, noneho na mahire cyangwa se na mahirwe kuba tumufite agiye kudusobanurira byinshi bigiye bitandukanye. Ariko reka mbanze mpere kuri Aimable mwakire, ubundi ndahita nkurikizaho umuyobozi mukuru nawe aze kutwibwira. Aimable waramutse neza? Uraho? Uraho neza gaga. Amakuru y'iminsi? Meza cyane. Ko mwari mumaze iminsi mwarabuze n'akazi kenshi? Ubundi umuyobozi wanyu yigeze kutubwira ngo no news. Ubwo no kuvuga ngo guhora nzano mvuga ibintu bimwe kandi nzi ko ubimvugira cyane neza kundusha. Ako uyu munsi niyo mpamvu navuze ntereka nze kubera ko noneho n'umuyobozi hari n'akandi gashya kandi nawe azanyemo. Yego. Ndavuga nti uyu munsi noneho reka tuze turebe ko twabwira urubyiruko ruri hanze aha, abantu dusanzwe dusangira. Reka nagire mbasuhuze abakurikiye 94.7 ni Voice of Africa mu buryo busanzwe, ni Kambande Aimable nkuko mumenyereye muri IBTC. Yego. Murakoze cyane gaga kunyakira. Asante sana kabisa nawe kugaruka tukabana. Hanyuma nkuko ayivuze nanjye nagiye mbigarukaho, turi kumwe n'umuyobozi mukuru wa IBTC Film School. Hanyuma aratangira twibwira we kuko njye n'ubwa mbere tubanye. Ubwo aratangira twibwira. Murakoze, nitwa Uwizeyimana Jules Claude. Nkaba ndajyaga nkora n'abahungu bitoga ba Christian. Yego. Nzaho basigaye baba. Ariko najyaga barahari nabo. Njyana mu gitondo nkakorana na Shehe mu gitondo. Iriya nabikunze avuga ngo najya ngaruka kenshi, ariko nyine nibishoboka nzajya ngaruka kuba mfite n'undi musanzu usanzwe turi kuvuga ku by'ishuri, kuko numva mfite ibihagije byo nabwira abantu batwumva kuri no radio. Yego cyane. Ubwo rero ikaze n'ubundi nkuko usanzwe wisanga hano ni mu rugo. Mwese ni mu rugo. Tugiye rero kuganira kuri IBTC Film School, abantu bamenye ido n'ido cyangwa se buri kimwe cyose, bamenye n'ibindi bishyashya bihari ku buryo bugiye butandukanye, cyane ko hari abanyeshuri basoje umwaka wa 6 w'amashuri yisumbuye, abo nabo bashobora kuba baza bakiga. Byose rero turaza kubiganiraho, hanyuma tudatinze mwadusobanurira ku bijyanye ubundi IBTC Film School umuntu ayumvishe akaba yumvishe bwa mbere cyangwa akaba yaranayumvishije amahushoka, wamusobanurira ko IBTC ubundi muri make ari iki, ikora iki? Urakoze cyane. Uko namusobanurira ko IBTC bivuga Innovation Business Technology College. Mu Kinyarwanda innovation ni ibintu byufata bisanzwe biriho ukabyongera agaciro. Ushobora gufata nk'igiti ukakibazamo nk'ishusho, icyo gihe ukoze innovation. Ariko kutarema igiti ngo ukireme ukikuze kibeho, you are not a creator, you are innovator. Rero innovation bivuga gufata ibintu bindi dusanzwe dufite wenda tujya nka Adobe Photoshop, ukagisha umuntu kuyikoresha kweza igihe azajya akora ibintu by'agaciro bigatuma agusha amafoto meza. Rero bivuze ngo innovation business yo bisanzwe ari ijambo rizwi cyane mu Rwanda, ni ibintu bihuza abantu bigatuma bahuga abangiza bakabyaza amafaranga. Technology icyo bivuze mu Banyarwanda babaze kubimenya, ni ibintu byose bikoreshejwe ikoranabuhanga, kuko niba mu wenda twisha gukanika hotel tukagishiza online, urumva ko nabwajemo technology. Ubwo ubusanzwe bira bya filimi na graphic na web byo byari bisanzwe no byibera muri computer gusa. Urumva cyangwa bigakoresha za kamera zikoresha system electronic. Urumva ko n'ubundi IBTC Innovation Business Technology College ni terimi isanzwe ikoreshwa n'amashuri
ishuri ishobora kuba ari school kubera urwego rwayo, ishobora kuba ari college bitewe n'urwego rwayo, ishobora kuba ari training center bitewe n'urwego rwayo, ishobora kuba ari university bitewe n'urwego rwayo. Rero kuba hariho iyo se yivuga college nibisanzwe, ni innovation business technology college. Ubwo rero ubwo nanjye mo gusobanura abbreviation y'ijambo IBT icyo bivuga, ariko ubusanzwe nk'icyo kibazo rumbajije nabwira dukukinge ko IBTC n'iryo shuri rya mbere mu Rwanda no mu isi rishyizeho amasomo y'ubumenyi ngiro ya filmmaking na filime na design na web design na moto n'ibindi, ariko bikajya binabera online kandi mu Kinyarwanda, bigafasha urubyiruko kwiga rutavuye aho ruri. Ubwo tuvuze ngo turambere mu isi unahita bavuga ati reka murabeshya kuko nawe ushobora kubimbaza, ariko impamvu niba twebwe twifata tugafata nka Photoshop tukayishyira mu Kinyarwanda kandi ukayigira inyamagabe, tugafata Illustrator tukayigira online ukayigira inyamagabe, tugafata kamera tukayikora mu Kinyarwanda, kuko kuki ushobora kubanza ngo kuki tubikora mu Kinyarwanda nuko mu by'ukuri baravuga hari igifaransa cyabagaho kera n'ubu kiracyabaho ariko gikoreshwa ngo les expressions et les sentiments sont exprimés à langue maternelle. Ngo les expressions ni ibyisobanuro, les sentiments, les expressions et les sentiments. Les expressions ni ibyisobanuro, les sentiments ni ibyiyumvo, sont exprimés bisobanurwa à langue maternelle mu rurimi rwo umubyeyi wawe w'umumama avuga. Biravuze ngo ndamutse ndimo gushaka gutanga ubuhamya bw'ikintu nabonye, tuvuge niyo bari mu Kinyarwanda, bivuze ngo les expressions et les sentiments sont exprimés à langue maternelle. Abantu bose twatekereje yuko bavunwa na X, bakavunwa na Y, bakavunwa n'icyongereza, bakavunwa n'igifaransa, byose bikabavunagura bikazarangiza bamwe banavuye mu ishuri. Rero tuba tutireka tuborohereze tubakore mu Kinyarwanda, amasomo ya IBTC yigisha ashyirwa mu Kinyarwanda. None ubwo gushyirwa mu Kinyarwanda kwayo masomo bituma tuba ba mbere ku isi no mu Rwanda duteguye amasomo ari mu rurimi rwacu rwa gakondo kandi bishobora kwigirwa ku isi hose. Niyo mpamvu nega akenshi ni ibihugu bigiye bitandukanye sanga ari cyo kintu bigenda birusha n'ibindi bihugu, kuko ugiye kureba nk'abanyeshuri cyangwa natwe twiga wasangaga nk'icyo gifaransa n'ubundi kikugora, ugasanga uratsinzwe kubera cya gifaransa. Ariko ugiye kureba nk'igihugu nk'Ubushinwa ntabwo bakwemera ko wakoresha ururimi rw'amahanga mu bikorwa byabo bitandukanye, ugomba gukoresha igishinwa ku buryo natwe turimo turakiga kugira ngo tukimenye. Ubwo rero numva ni ikintu cyiza muba mwaratekereje, ariko aho ngaho bise bituma nibaza ikibazo kimeze gutya. Ubundi igitekerezo niwe wakigize cyo gushinga IBTC cyakujemo gute? Wari umaje kubona ko society ikeneye iki, cyangwa wari umaje guhura n'ibiki bituma uvuga ngo ariko washinga nk'iri shuri kandi hari icyo ryafasha? Urakoze cyane kuri icyo kibazo. Ubu nishinga IBTC nashinze namaze kuvumbura ko mu Rwanda nta shuri ryari ryigisha graphic design na filmmaking web design, kuko abantu bose bashobora gusanga afite nka studio. Hari umuntu umwe wanyigishije Photoshop, ariko igihe cyose namazaga ahantu yayizi kandi koko byari ukuri. Bajyaga kwiga muri weekend muri Uganda. Rero ugasanga ndashaka ko ayinyigisha nkamaza nava n'ishuri nkaribura. Nono bibangoma ko tuzajya dukora acrobacy nge nawe buri ku cyumuro ko ya equipe nkagiye mfite laptop akanyigisha, ariko nta kintu cyitwa institution academique cyari kiri mu Rwanda. Ni ngewe wa mbere muri 2012 nazanye ikintu kiri academic kigwa nk'ishuri, umuntu akabona ahantu yiga Photoshop, akongera Illustrator, akongera ni design, akongera photography, akaba mu design, akiga kamera, akiga Premiere Pro editing, akiga sound yo muri filime, akiga lighting yo amatara yo muri filime, akiga script writing yo muri filime, akiga After Effects yo kwanima yo muri filime, akiga ibyo bintu byose ariko abyize muri style academique, hajemo theory na pratique. Mbere ntago byabaga mu Rwanda. Rero nyima nakona iyo scarcity of that skills, kubona uko kubura kw'icyo kintu ku isoko ry'u Rwanda. Ngiye niyemeje gukora ishuri. Ikiri cyatumye nkora ishuri, hari ibintu cyane namaze kumenya birimo izo design n'ibyo bya editing. Rero nkakunda gukora ama studio, nayakora nkasanga nabuze abakozi. Nabibigisha maze nka 3 yashira nkabona dutangiye kugigirana,
bahise bajya ahandi kandi bataramaye minerivare ngeze aho nsanguze akantu ko kutishima ndavuga niba nigisha umuntu mpereye zeru muvanye muri pasiporo muyakupaga wenda ku ntara nkavuga nibwo ufite imanite reka nkwigishe nkamujya muri workshop nkamwigisha nkamwigisha twamaze atamaze kubimenya neza amaze kubona yuko ari ibintu yakoresha n'ahandi yego agahita nshika kandi ntafite kumwishyuza ndavuga reka none mbikore nk'ishuri abantu bajyanisha minerivare none ngena n'abagira inama bajya mu business nyensige ndwana na za minerivare n'ibisa nabyo rero ni twebwe ba mbere babikoze kandi igitezo nuko cyanaje cyaje hari kubara ku isoko ry'u Rwanda ibyo bintu ntabyo ari bihari ikindi abona nageje kwigisha ibyo narinzi tukabikora mu studio nkuko ari bose babaga barabyize nk'abo bantu bo bamenyigishaga bakoraga studio gusa bararangizaga bakanshika kandi bambabaje umutima kuko batananyishyuye umunsi nabibigishaga rero biba ngombwa ko mbikora mu buryo buri macro economique ku buryo umuntu wese uri mu isi ashobora kubyiga rero byatangiye byigwa n'abantu duturanye abaganda bakaza kwiga mu Rwanda abantu bakaza kwiga muri IBTC abakomera bakaza kwiga muri IBTC ngeze aho njyana n'ishuri muri Congo ariko biranga bikomeza kuba offline ngeze aho ndavuga nti ntago bizavamo ndibone se nkora online sasa rumva ko wari watekereje kure gusa ibyo byose uba ugarutseho ni challenge zibaho iyo gitangira ibintu nk'ibyo ngibyo ariko kuko wari watekereje mu buryo bwagutse wese ubibyazamo ishuri ryanafashije benshi ntekereza ko buri wese yagutangira ubuhamya bwiza yewe hari n'abo narinzi muri covid rwose bahize n'ubu ngubu bamwe mu ba videographer bo mu mafilime agiye atandukanye n'amadirector rero birumvikana yuko wagiye ukora akazi keza n'ubu ugikora hanyuma umuntu yakibaza ngo amasomo kuki mwageza aho mugahitamo uburyo bwo kuyatanga mu buryo bwa online Kinyarwanda wagerageje kubikomozaho ariko nabyo nta kibazo waza kubijyanirana kubishyira mu buryo bwa internet ari no mu Kinyarwanda. Urakoze cyane. Impamvu yo kwigisha mu Kinyarwanda no kuri internet twabonye ko urubyiruko rwinshi rufite impano ariko rukabura ururimi rworoshya kwiga. Abantu benshi bafite impano bakunda ibintu byo twigisha ariko kubera yuko hari jyaba yarananiwe kwiga bisanzwe yazana aragahura n'ururimi none rugenda kubera nk'ibyamunanizaga. Rero twaje gusanga urubyiruko rwinshi rufite impano ariko rukabura ururimi rworoshya uburyo bwo kwiga. Ikindi ikoranabuhanga rituma buri wese ashobora kwigira aho ari atabanje kujya kure. Urumva nizo mpamvu ebyiri ngo internet abantu bafite donc telefone za Android zira telefone zikuma zita mu Kinyarwanda mu Gifaransa bazita telefone intelligent ngo zira telefone bavuga ko ari telefone ziza ubwenge nazo ubwazo Android phone in French bazita telefone intelligent. Rero biragayitse kuba ufite telefone intelligent, telefone z'ubwenge uyitunze waguze ibye 21 wenda muri za promotion za Airtel zize kubaho warangiza ukaba uyireberaho TikTok, Facebook, Instagram, WhatsApp na YouTube. Ayo ma social media yose mvuze murayazi nabo kuna batwara uruhande bigatuma ushobora no gushiriza n'ibyo kurya. Nyamara ariko iyo internet aguze y'igihumbi niba gifitemo za promotion cyangwa bitatu niba izo promotion zarangiye yatuma wiga. Noneho kwako ibyacu biri pre-recorded byose byaramo kumaze gukorwa ntago bivuga ngo igihe hari saa turi buhurire watangiye kwiga oya igihe cyose uboneye umwanya ushobora kuri mu iduka ry'imyenda ukaba nta bakiri ufite ariko umaze amasaha 3 uri kuri Instagram cyangwa TikTok ayo masaha 3 ni menshi wamye kubana igihe kurangisha chapitre nk'eshatu. Yego rero nuvuga ngo ni igihe cyiza cyo kugira ngo iryo koranabuhanga rikore mu gihe cyaryo. Urumva ikoranabuhanga rituma buri wese ashobora kwigira aho hari atabanje kujya kuri. Murakoze. Hanyuma ngo turimo turagerageza guca mu bibazo bigiye bitandukanye nyuma yo kumva umuntu akavuga ati IBTC ni ya mbere kwigisha ariko umuntu yakwibaza kwigisha noneho ukoresheje telefone umuntu akiga ubwo ni kwa kwiga online ariko akiga moto uko bakora moto wabisobanura umuntu gute mu bikoro gute? Urakoze cyane kuri icyo kibazo. Ubundi ngewe
navuga yuko hari ibintu nkora n'abantu babizi nyine babana nanjye bakatisha uri nk'ikivejuru neza neza nango ngewe ndi umwanaliste nzi kwanaliza yego nango igihe kimwe cyabayeho n'ibya moto ninjye wa mbere bikoze ku isi nango igihe kimwe cyarabaye ngira moto ngize moto abantu bakajya bayikora ariko ntibayikore ngo bayirangize noneho bageze gukora ubucuti twa tubaze kugira nabaza nkabihera ku byo kunywa ku byo kurya barangije barambye atari ko nubwo tubukorera twaba duhemutse tukubeshye kuko deja nitwaba tunahemutse kuko n'ubundi ntabwo bizakunda kuri motiva hano kuko icya mbere ntizamura amavuta ngo azamuka ajya muri kirasi ni agatwe kaba kuri moteri hejuru ntabwo amavuta ava muri boîte de vitesse agaca ku mpande za silindire akazamuka ajya muri kirasi akajya mu bintu bita kiribiteri hejuru no muri za sipapu noneho icyo kintu aravuga ati rero moto igihe cyose nayikoreye yanze kuzamura amavuta ikintu cyonyine nayikorera ngiye kuyireviza ni uguyifata ukayishwanya guza ikintu cyose ntigisifate ku kindi ndavuga nta kibazo kuko n'ubundi namwishyuraga ariko nkaba mwishyura mu buryo buri sentimentale bidashingiye ku giciro kizwi arangije arayifata arayishwanyaguza yose ntihagira ikintu gisigaye gicobetse ku kindi arangije avanamo n'utuntu twaguye hasi twatumaga amavuta atazamuka ndangije ndabira nk'umuntu usanga ufite ishuri wari wibereye mu cyaro ndimo kwikoreshereza moto nshaka kujya mu kazi mbirebera muri angere y'ishuri ndavuga ko ibi bintu ukoze iminota 30 ikama motisi kira tukaba dutangiye kugenda ibi bintu umuntu abyiza afite moto hari matériel didactique yo kwigiraho ibintu byarenze ukwezi kumwe nawe aranyemera ko bitarenze ukwezi kumwe nshingiye ko uwo muntu yari wanted yashakishwaga ndashaka kumenya ngo aze kunkanikira moto nkamara icyumweru cyose muramwibutsa buri munsi mwitwaraho nyine mwibomba ariko byataye ndavuga n'uyu muntu ndamukahoze ishuri physique nzamubura mureba atari uko yanze kuza kwigisha ahubwo icyambere kuko nabuze abanyeshuri baza kwiga mu buryo muri physique no kuba ntabona amafaranga muhemba bitewe nuko bagashakishwa ahantu hose yagiye kurepara moto zo hanze yareparaga n'ubwato moteri z'ubwato ko nazo zikorana nk'iza moto yakoraga na za frigo yakoraga na zino moteri tuno dukaribirateri tuba mu byuma bitsindagira imihanda none kuko yabaga yagiye gukora amafaranga menshi kandi hagati yo kumushaka hacagamo nk'icyumweru mpita ntekereza muri bwa bwanaliste bwanjye uyu muntu ni inkoresho iri physique nzabasha kumubona kugeza nzajya mushakira ese niba nagize umugisha wo kubona abanyeshuri benshi wenda banabonetse kandi nkaba ari we mwarimu ndimo kwemera nzamubona sinzamubona ese nintamubona nzamubona amafaranga azatuma atajya gukora byarako byo hanze azakunda nk'umu videographe uzi ufite kamera ufite sound mitangambira tunabigambira nge nawe rero ko ntazajya nkora igihe cyose nkushakiye tugiye gushakisha uburyo dufata amakuru yose ashoboka yakozwe mu kinyarwanda yatuma twebwe twisha gukanika moto noneho haboneka abanyeshuri babyigiye kuri smart TV niba twaba twakoze ishuri physique ukazajya usanga hari urwego bagezeho uwo bafasha gusa amapratique no kwasobanura twaba twabisobye harabinyemerera dufata moto ndayigura muri cyamuna nshyashya ndangije ndayifata n'ubu iyo moto ndacyayifite ni yigirwe bibaye ngombwa ndayifata muzengurutsa abantu 8 abakobwa 3 n'abahungu 5 bose bari bagamije kuzaba abantu bashobora kuzitaba telefone bashobora kuzaba marketere bajya kubyamamaza turangije tumara iminsi 3 ahantu twifungiranye dufite ibyo kurya dufite amafaranga make nsimbura mu byiza abo bantu nayo yabo ba expertise nyine aba expert bandi turangije twamara iminsi 3 twikingiranye ahantu dufite lighting ihagije dufite kamera na sound turazenguruka dufata moto guhera kuri reyo kugeza inyuma nono moteri twebazemo nk'umunsi wose cyangwa iminsi 2 kuko ni nayo burani ho ruzingiye none rero ubuhamya buhari nuko ababyize nibasaba kuba bariza amashuri menshi nibasaba kuvaho bari bitewe n'akarega baherereyemo kandi bajya gukora stage bamaze ukwezi kumwe kuko twabonyemo chapitre 11 muri moto izo chapitre 11 ubundi mu minsi wabonye ira message ura mwana nakweretse yavuze ngo arifuza yuko namujyana muri stage bidasabye ko arengiza ukwezi amaze ikigo kimwe yiga chapitre 11 arazirangije nkamubwiye nose wanje ukazisubiramo inshuro ya kabiri kugira ngo ugende ushyira utudomo kuri za ugende ahantu hari attention ati ni ukuri kw'Imana bino biroroshye warabibonye yego nayibonye bivuze ngo rero niba wore mwana wabonye ko atanandika neza ntabwo azi kwandika ibihekane neza nazi gushyiramo utudomo nazi gukora utwo tudafite iminota myinshi reka mbe nje cyane kuri moto reko mbabwire ko kwiga moto aho mu Ruhango Inyanza Musanze Nyagatare ahantu hose nyine batwumva bamenye ko bishoboka muri na telefone zabo icyo bakora baca kuri
ubwo ni uza eshatu akadomo IBTC akarongo e-learning akadomo com. None icyo gihe baciye muri Chrome bakabyandikaho cyangwa bagaca muri Google barahita batubona, cyangwa se abafite ibibazo kuko ninjye ukunda kwitaba telefone nkasobanura ibya moto bampamagare kuri 078888 ubwo ni 83 34503 ndabasobanurira neza ibyayo, ariko ntibambaza ibintu byinshi kubera ko mu by'ukuri bagiye kuri internet ahantu bita GWMC cyangwa se GWMC. Ubwo ni YouTube twakoze isobanura ibyo bintu, barabona ibisobanuro n'ibibazo byo bibaza. Ese nakwiga ntarize? Yego. Ese nakwiga igihe cy'uko tumwe gashoboka? Yego. Ese nakwiga ibyo byose bibazo twabisubije kuri iyo YouTube yitwa GWMC moto. Yego cyane byinshi urabisobanuye, ariko kuko ndabona n'igihe kiri kugenda sinzi ukuntu kirukanse nacyo, ibindi bisigaye ni ukubisubiza mu magambo makeya. Cyane cyane nk'umunyeshuri kwiga cyangwa se gukurikira amasomo atava mu rugo, ni iyihe nyungu kuri we? Inyungu z'umunyeshuri ukurikira amasomo mu rugo yibereye mu magambo make bituma yatikeye arayibika. Yego. Ntakenera amafaranga y'ubukode bw'inzu, ntatandukana n'umuryango we akomeza kuwutangamo ke akawubabo bakamubona. Rero arezerva ibintu byinshi, abika ibintu byinshi, kuko byanze bikunze niba uvuye Nyamagabe ukaza kwa mushiki wawe hari ukuba double utagomba kurenza iminsi 3 kuko nyuma y'iminsi 3 wambaye nk'ifi watangiye kubabanganira. Rero numva yuje hari kuryama kwawe n'ikiguzi, kurya kwawe n'ikiguzi, guteguje kuri IBTC n'ikiguzi. Rero bifite umumaro wo kurezerva amafaranga n'ubutunzi, birumvikana. Hanyuma ikindi akamaro ka filmmaking, graphic designer na web designer ku rubyiruko rwatsinzwe Troncome. Akamaro kabyo kaya masomo nka filmmaking, design n'ibindi kubatsinzwe Troncome bitanga ubundi buryo bwo kwinjira mu buzima bw'umwuga. Kuba ratsinzwe si iherezo, ahubwo ni amahirwe yo gutangira icyerekezo gishya kigaragaza ubuzima bwawe, cyangwa se gituma ujya mu buzima buguhesha akazi. Rero mu by'ukuri filmmaking igira amafaranga menshi. Reka nguhe nk'urugero, umuntu wize filmmaking wacu yiga ukwezi kumwe ashobora kwiga amasaha 2 kamera, saa 4 kugera saa 6 akiga Premiere Pro, saa 9 saa 10 akiga wenda nko kwiga kwandika filime, saa 10 saa 12 akiga wenda kwanima filime, saa 12 saa 2 urumva yize amasomo menshi ndasinzi ko byashoboka kwiga amasaha yose. Nyuma y'ukwezi kumwe ubwo deje abantu bakomeje kwiga muri high school bisanzwe bo bashobora kuba bakiri mu gihembwe cya mbere bagikupa bagikora amasuku, bagitunga amatoilette, bagigira bacyoza za refectoire n'ibindi byose muzi, bagipfura n'ibyatsi. Nwango deje umuntu ashobora gutangira gukora amafaranga mu kwezi kwa 2 cyangwa kwa 3 agatangira kujya gukora ikiraka $500 cyo gukamera ubukwe no kubweditinga no kubutanga. Wa wundi akiri mu gihembwe cya mbere cy'amezi 3, akiri mu gihembwe cya 2 cy'amezi 6, akiri mu gihembwe cya 3 cy'amezi 9. Nuvuga ngo bino bintu byacu bitanga amahirwe mashya ku bantu batsinzwe Troncome. Niyo mpamvu tunabakangurira muri cyo gihe bari mu bizunga batazi cyo gukora, nibaze kwiga moto bazi nako nibigiraho bari, nibigire filmmaking aho bari, nibigire graphic design aho bari, nibigire moto aho bari. Murakoze. Mu rugo. Hanyuma umunyeshuri wenda tugana no ku musozo ashaka kuvuga ati ibikoresho kugira ngo niyandikishe byaba bisaba amafaranga menshi cyangwa byaba bihenze. Ku bikoresho bimeze gute? Biba bihenze, biba byoroheje? Ibikoresho twebwe ibikoresho byose turabigira, tuvuge abaje kwiga kuri gakondo. Ariko ubundi umuntu wiga ikinasabwa ni computer, si tubiga baza graphics design. Ariko kwiga moto nta kindi asabwa. Umuntu wiga scriptwriting asabwa telefone, umuntu wiga moto asabwa telefone. Umuntu usabwa computer ni umuntu wiga graphic design ya Photoshop, ya Illustrator and design, n'uwiga Premiere Pro. Uwiga kamera ayigira kuri telefone. Nyuma muri weekend amaze kwiga tuba tubibona kandi tuba tuvugana nawe twaramwe n'ikizamini, nibwo aza tukamukisha exercice iyo abasha kuboneka. Yataboneka ashaka kamera zimwegereye akazikoresha bikabirarangiye. Hanyuma rero ubwo ongera ugire gutya utwibutse uburyo biyandikisha, hanyuma nunasoza uburyo biyandikisha ubundi uhite unatanga amagambo y'ihumure ku rubyiruko rwumva yuko
kuba baratsinzwe troncome cyangwa se no mu wa gatandatu secondaire babumva ko inzozi zabo zirangiriye aho cyangwa se ubuzima bwabo, kandi nyamara hari ukongera kuba bakiyubaka binyuze muri IBTC Film School. urakoze cyane. uburyo bwo kwiyandikisha ni ukwiyandikisha uciye kuri Chrome cyangwa Google ukandikamo IBTC. Iyo ujyanditsemo IBTC ubona website ukabona na platform. Platform yacu ni www.ibtc.e-learning.com. Amafaranga yo kwiga aroroheje cyane kandi ashobora kwishyurwa mu byiciro biramutse bisabwe bikumvikana. Biragoranye ariko umuntu yabivugana nabo niba bishoboka. Ijambo ry'ihumure nabwira urubyiruko kuba ratsinzwe si iherezo, ahubwo ni intangiriro. Nta nzozi zirangira, ahubwo buri munsi ni amahirwe y'amashya yo kwandika indi nzira igana ku byo ushobora. Ikindi narenzeho tutari narekura mikoro ni uko ubusanzwe dukora kwa Rubangura muri etaje ya 4 umuryango wa 6. Abashaka kuza mu buryo bwa gakondo, ariko gakondo yacu turayihenda. Nibigiro nene kwigiro nene birahendutse kuruta kuzi wacu. Yego. Noneho tukaba telefone ya reception ari 0788 54 3002 cyangwa se 0722 54 3002 ni telefone iba yoroshye ubundi. Ubwo rero badusanga kwa Rubangura abashaka gufosinga kuza, ariko batwumviye kure baduhamagara tubayobore kuri za WhatsApp kugeza igihe byandikishijeho bari bige, kandi natwe turabakeneye mu by'ukuri kuko twakoze akazi kenshi. Turashaka ko dutera inkunga mu buryo kugira ngo bige bagira akamaro, ariko natwe iyo innovation twakoze ibe contribue cyangwa se ibe recompense. Murakoze. Murabyumva rero ni byinshi babidusobanuriye, bafashe umwanya urambuye. Nizere ko namwe mu byumva banyeshuri mugende mwige, ntago kwa waratsinzwe mu wa 3 cyangwa mu wa 6 ari iherezo ry'ubuzima bwawe. Waba umu graphic designer mwiza, waba umu photographer mwiza, n'umu videographer mwiza, byinshi bigiye bitandukanye bayikubwiye, n'umukanishi mwiza wa moto kandi ku giciro cyiza cyane, wa mungani bwa ya societe ngo nk'icyumuneke. Mambure njyango ntago wagenda ntakivuze, ntacyo nagenda ntavuze. Arakarusha kongeraho no kuvuga ngo nk'ibi bintu bya online turi gushiraho isira cyane. Hari umuntu uraho hirya udafite iyo smartphone, udafite se niyo machine, udafite mbega ubwo buryo bwose. So IBTC abantu yabatekerejeho. Hari uburyo bashobora kwicara bakihuza hamwe ari nk'abantu nka 25 cyangwa 24, noneho bamara guhora ari nka 20 cyangwa 25 bakaduhamagara kuri ziriya nimero bavuze hejuru, kandi ndabize ko zihora muri jingo yanyu cyane rwose. Noneho twebwe dufite ubushobozi bwo kuba twaza tukabasanga aho bari, tukazana n'ibikoresho bikenewe, tukabigishiriza ahantu bari. Ako kantu niko gashya nashaka kongeraho, kuko hari umuntu uri hari uvuga uti ibyo bintu ndabikunze ariko nta smartphone mfite, nta machine mfite, ndoko ntago mfite ubwo bushobozi bwo kuba nabyiga. Uko hari n'abatekereza kubikora cyane, akavuga ati burese gato nzabanze ngure telefone ya WhatsApp, ubwo yaguhamagaye mu buryo nyine busanzwe adafite telefone ya WhatsApp. Ubwo akubera kubikunda akagenda agashaka amafaranga, akihiringa, akamara nk'amezi 2 cyangwa 3, ayamara kugura iyo telefone ya WhatsApp akaguhamagara agatangira akabyiga. Ariko noneho IBTC yabatekerejeho iravuga ngo ntago twazoromwe, ntago twaza muri babiri, ariko mu gihe mwishize hamwe nka ku murenge nka hehe, dushobora kuba twashaka uburyo twe twakorana n'umurenge cyangwa tugakorana n'utugari twaho ngaho, tukazana ibikoresho byacu tukaza tukabigishiriza aho muri mwese muhari muri nka 24 cyangwa 30 cyangwa 50, nta kibazo cyaba kirimo. Ako niko kana numvaga nyinshi akakongeraho. Murakoze. Ubwo rero Mabo nkushimire cyane, wakoze. Urakoze cyane nawe Gaga. Nkushimire bwana muyobozi. Yego murakoze. Ubwo twizere ko nawe muri IBTC mu badusuhuriza ubwo n'abanyeshuri bakomeze bagire amasomo meza, kandi hano ni mu rugo. Ikaze. Yakoze cyane.
kwa kaga kabaho rwose. Ubwo uzi wa muhungu wanyiciye amafoto uko ambwiye ngo rekamo amafaranga ngo twongere dukodesha imyenda y'abageni ngo nawe yongera dufotore nkaho birimo kuba. Hanyuma se ubwo gitifu muramuhamagara nawe muri iyo kinamicora? Suko kandi ubundi nakubwiye ntibishinge IBTC rwose nibo bahanga mu gufotora ibirori. Sinzi niba uri kumva karite byikorewe n'abarimu babyigisha. IBTC uyu ni wa mwarimu usobanutse ku mashusho bigashimangirwa n'abo yareze bahagaze neza ku isoko ry'umurimo. IBTC byayiteye ishema iti byiza bikeneye akanyuzo ituzanira IBTC production. Ariko tekereza umutoza wo guhamiriza yigiriye mu mudiho aho ntabwo ashakisha. Ushaka filime documentaire ikoze kinyamwuga, urifuza ubutumwa bwamamaza ibikorwa byawe bikaba kimenya bose, egera IBTC production. Kimwe nawe ufite ibirori wifuza ko bitazibagirana cyangwa uri umuhanzi ukeneye clip y'indirimbo, nibavuga IBTC production uzumva ifoto ikeye ya yindi yivugira iwabo wa graphic design na web design. Ibi byose kandi bigakorwa bitakugoye mu giciro mu kanya nk'ako guhumbya. IBTC production ni Kigali kwa Rubangura muri etage ya 4 mu muryango wa 406. Wanahamagara kuri 0788558094. Ese we babasore bawe babona akazi bakirangiza umwe mukuru atukanshakira amafaranga ngacuruza ingaya. Murumuna we ati nge nyihera make nge muri IBTC kwiga film making. Ubwo uzi byabaye nyagucuruza amafaranga. Murumuna we wiyigiye umwuga ubu no mukire ni utunze imiryango ngo uzashobora hanze. IBTC Film School ni kwa Rubangura muri etage ya 4 mu muryango 406. Wanahamagara 0788554302 bitize ukajya ku rubuga wa#ibtcfilmschool.com. Mu bihumbi 2012 ubwo hatangiraga ishuri rya IBTC Film and Design School ryigisha gufata amashusho, gufotora no gukora filime, nta watekerezaga ko byagira ahangaha hose. Ubu abarisohotsemo bayoboye uruganda rw'amashusho aha mu Rwanda no muri East Africa. Ni abakozi b'amateleviziyo, ni ba rwiyemezamirimo, bafite n'ibindi byinshi bakora. Abangabo bose bigaga bicaye mu ishuri imbere ya mwarimu. Ubu noneho IBTC Film and Design School yabise ku rundi rwego, iri kwigisha benshi vuba kandi neza kurusha mbere. Impamvu nuko ubakoresha ikoranabuhanga ryo kwigishiriza kuri internet online. Murakaza neza ku rubuga rwa IBTC akanyerezo e-learning.com cyangwa se ukanayibona unyuze ku rubuga rusanzwe rwa IBTC Film School. Ibyiza by'iyi program nuko ihendutse kurushaho, ukigiraho uri hose ku isi kandi ukigira igihe cyose ushakiye. Kwiyandikisha nabwo unyura kuri IBTC akanyerezo e-learning. Duhamagare kuri 0788 54 302 na 0728 54 302. Umwihariko w'aya masomo nuko noneho IBTC bari kwigisha ubukanishi bwa moto ku buryo ishwanyaguza ugashyira hariya ukongera ukayiteranya mu kanya nk'ako guhumbya, kandi byose biri online.